ko nugera ahangaha bizagusaba yuko utangira bundi bushya, ariko iyo uje ari akantu gatoya uzi biragufasha. Nanjye ubu nahise mfata umwanzuro, izi twiste zizajya zisasa nongere nisuke zisase nongere kugeza ejo. Welcome back again family and friends. Amahoro Imana abane namwe, ndabakiriye. Haraciye iminsi tudakora ikiganiro, ariko mba mbazirikana uko mbonye kandi ndavuga reka tuganire utuntu n'utundi gake gahoro gahoro. Mumwereza mpora. Yo ndakwakire rero, wowe ugeze kuri YouTube channel ari ubwa mbere, Imana igumugisha. Wowe ubonye video ukavuga reka ndebiriho ikaze. Wowe usanzweho nukuri murabumugisha mwinshi cyane ukomeye cyane. Imana igiba kumugisha kubana nanjye, kandi nukuri murumugisha ukomeye kuri njyewe, kubera ko muri mu bantu bamfashije kubasha kuba hano hantu pe. Muri mu bantu bamfashije kubasha kuba hano hantu, mu bantu bamfasha nyine kubasha kuvuga, tukavugana nkasoma comment, nkavuga amasaha akagenda yicuma, ariko nanjye ngenda mbara kongera kugaruka gusura iwacu. Hanyuma rero uyu munsi nshatse ko tuganira ku kintu kiri important, kiri important. No ntabwo ndabakira we. Bigenda biza gake. Umunsi nkavuga ka, ejo nkavuga kandi, nkakiga nkumva karaje. Ubu ndimo ndiga kubasha kumenya uburyo nzajya mvugana n'abantu ku kazi. Biraza gake, wowe wabyishyizemo ibintu bigenda neza. Hanyuma rero tutizibye mu magambo, ndaje mbabwira iby'ibi nabyo. Tutizimbye mu magambo, ndabakiriye mureke dutangire. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu ushobora gukora mbere yuko uza muri Amerika, kandi bishobora kugira umumaro, bishobora kugufasha pe, kandi cyane nukuri bizagufasha. Nimba wari usanzwe warabikoze perfect, niba utarabikora bizagufasha nubikora. Hanyuma rero ibintu nashatse ko tuganira uyu munsi, ndifuza ko tuganira ku bintu bitarenze 5 umuntu ashobora gukora mbere yuko aza, bikamufasha bikamugira umumaro. Ikintu cya mbere rero, cyangwa se title, nuko wakiga umwuga uwo ari wo wose mbere yuko uza hano muri Amerika. Ibyo nubikora bizagufasha, trust me. Ibyo bintu nubikora ukiga umwuga uwo ari wo wose ukaza uwuzi, bizagufasha cyane. Imyuga igiye itandukanye, iwacu muri Afrika dufite imyuga igiye itandukanye. Umwuga uwo ari wo wose wakiga, ariko ndababwira iy'imbere yashobora kugerageza kugufasha, cyangwa se kugufasha gusevinga amwe mu mafaranga, aho kugira ngo yatange for nothing. Ikintu cya mbere, cyangwa umwuga wa mbere wakiga wagufasha cyane, wakiga kogosha. Kogosha hano birahenze. Kogosha birahenze. Turi muri Afrika, cyangwa nkiri muri Afrika, umuntu yajyaga ajya kwiyogoshesha, yakiyogoshesha bakamuca 2,000, 3,000, 5, you know. Hanyuma bakagushyiramo black shampoo, bakakogereza mu mutwe, kandi na care nyinshi cyane. Bakubashye rwose, nimba utanze 5K zawe bakakumasa, bakagushyiraho za scrub, bakagira gute, umva ukavamo nawe uvuga ati aya 5 nubwo nyatanze pe, nyatangiye ukuri. Bakakumasa, umva rwose ukava muri salo uvuga ati aya 5 nzajya nemeranya shake ngende hariya bankubita umwogosho wa danje, bankubita umucongo, bamase, mbese uve muri salo uvuga ati byibuze nduhutse mu mutwe. Najyaga njya nko muri salo ngiye gusuka cyangwa ngiye guteresha vernis, abona abantu b'abagabo baza kwiyoza mu mutwe cyangwa kwiyogoshesha, abantu bashyize mu kantu kakumba bahise begekaho
bagiye kuboza nyine mu mutwe, barabogeje kamara nk'iminota 30 batarazi kubera bitanu. Sha nkavuga ati rwose bagabo mwarakize. Reka terekire ibyo gutebya n'ukuri wige kogosha. Nuza hano uzi kogosha bizagufasha. Hano muri Amerika kogosha amadolari 50 ku muntu umwe. Kajya muri salon minsi yashize naherekeje umugabo agiye kwiyogoshesha, tugiye kwishyura. Bona yishyuye 50 ubwo ugomba no gutanga tip, ariko iyo ubishaka gusa inaha tip ni nkaho bayigize nk'itegeko, ni nk'ikintu ugomba kubuzi nk'ihame. Uribwiriza none muri shamana narumiwe cyakora ibintu nagiye mbonera hano. Urumva 50 muzi ibintu biba nta shampoo bagushyiriramo, nta kukoza mu mutwe, nta black shampoo, nothing, just kugushyiraho tondezi yawe bakakogosha gusa. Amadolari 50 akabaragiye. Kandi ubwo umuntu w'umugabo cyangwa abagabo murabizi, ngiye ntago mbizi ariko nanjye ndebera ku wanjye ushobora gusanga mu kwezi wiyogoshesheje nk'inshuro 3. Amadolari 150. Amadolari 150 agiye. My dear, niba upanga kuza na famille yawe ngafata amadolari 50 tuvuguje na famille, abana bawe nabo barakina kwiyogoshesha, wenda abana ntibishyura nk'abantu bakuru, abana ni nka 25 gutyo 30. Ayo madolari yose uzayatanga, wayatanga wenda da wayatanga, ariko ngiye kuri suggestion yanjye uko inama numva nyine uko twasharing ibitekerezo, kuno gusanga ibitekerezo ibyo ukabikora before yuko uzabizagufasha. Wakiga kogosha ku bagabo. None ubyiga ibyo bizagufasha iki rero? First, ntabwo uzajya gutanga amafaranga muri salon ngo bakogoshe, so si 50 ubitse. Abana bawe uzabiyogoshera, noneho naho wajya gusaba, noneho witwa kuri umunyafrika, kubera ko abanyafrika tuzwiye gukora hano. We tuzwiye ikintu gitwa gukora hano abanyafrika. Ibyo birazwi ko turakora pe. Nta muntu wakwimakaza kandi ukinjiza ukabona amafaranga ku kintu cyawe wavuyeyo wigiye, kandi wacu tuzi kubyigisha neza mo. Uwo ni umwuga wa mbere. Umwuga wa kabiri ushobora kwiga ukagufasha gusuka. Abamama mupanga kuza cy'abakobwa n'abagabo barasuka. Wize gusuka n'ukuri bizagufasha. Muzi impamvu? Gusuka hano ni imari. Kunjya mu mutwe ngo nsuke ni imari, kandi ubuzaga ntabwo wasutse ibintu byiza, ntabwo wasutse ibintu byiza, ni bya bindi bitamara n'amezi 2. Niwiga gusuka uzaza hano burya amafaranga yawe. Nkeje bundi twagiye kuri salon ngiye kwisukisha, kuko nkigera n'ahantu ari insutse mara nk'amezi 2 n'igice cyangwa 3 ngifite ibisuko byanjye. Oya 4 ngifite ibisuko byanjye. Nza kwihambura ku giti cyanjye, kujya guhamburwa muri salon nako nandi mafaranga nabwo utanga nde. Ndavuga ati reka ndisukura, njya ku mutwe ndisukura, n'inyuma byose ndisukura ndi njyenyine. Ariko utwo nanjye madu savings uko madu savings. Hanyuma ndisukura ndirangiza, ndavuga reka mbe nduhutse igisuko mbe ndetse ushyiraho ikindi, mba mfite umusatsi. Ku bantu baba mama cyangwa se abakobwa murabizi, iyo dutunze umusatsi cyane, especially iyo ufite umwana witwa ngo uraza kumwonsa, uraryama umwonse, umusatsi wacu urangirika cyangwa se ugapfuka. Iyo ufite n'umwana w'uruhinja byoshanye biba bigoye pe. Cyo ndavuga ni ibintu byo komeza gutunga umusatsi gutya, it's not good. Let me go to salon, hanyuma nshaka uburyo nsuka. Turagiye kuri salon, tukigera kuri salon jya kumva ngo you're gonna pay 250. What? Ndabo ngo murishyura 250 gusuka. Ego ko mana yanjye. Ona ndi narasetse. Ndabwira ngo reka tuvugane. Narambwiye ati umugabo wanjye please, njyewe
nago 250 tuyatanga nona kubera turi gupanga ibintu byinshi ndi gupanga kwizira iwacu basura doenda n'abakumbuye utange 250 nawe okay reka tubitekerezo kandi koko namwe nimutekereza neza muraza kubyumva pe muraza kubyumva kubera ni ibintu byumvikana hanyuma niwiga gusuka bizagufasha nukuri ndi mu bantu bakoraga ikintu cyitwa gusuka ndi iwacu mu Rwanda n'igituta ari igituta kugisuka byari byarananiye nukuri igituta muzi ikintu cyaje kuba iryo joro narica ndavuga ko ubundi reka nicare ndebe ko bino nabasha kubikora nemura utu twist hari ikintu tubaye tuvugishwe naragerageje nk'umuntu wari urimo kubikora bwa mbere naraje nicara ku mutwe wanjye ndisuka bino umuntu njye wabyikoreye uswisuka none ukajya ujyana gutya inyuma ukagira gutya umutwe ukawuhengeka ugasuka igikano kigenda namaze iminsi 3 ndi kwisuka rero nuvi wacu ufite kanosi yo kwiga ikintu cyitwa gusuka cy'umwuga bizagufasha hano ntayo mafaranga twari gutanga ubwo si yahise ajya muri saving cyase nkahise akora ibindi bintu kubera hano haba bill my dear uzaza witeguye za bills haba bill n'izindi akantu kose ni bill narababwiye muri video yigeze gushanda bwa ati niba ufite umuntu uba hano ukohereza amafaranga cyo muba mubwira ati nukuri mubyeyi Imana ikigombagesha kubera hano barakora ko bakora niko batanga niko leta ibaka amafaranga ubwo rero tutizimbye mu magambo nandi mubaciramo gato ya muri make uburyo nanjye naje kumenya kwisuka nabyo narinzi ugeze mu kintu kikwigisha gukora ukakimenya ubuse ubusimaze hafi cyumweru mfite utuntu ari kintu tuntwaye my dear sister, my dear brother, my young sister, iga gusuka nacyo ni ikintu cyiza. Ikintu cya gatatu wakiga ubwo nimvuga gusuka hazamo no gutera za venete inzara ibyo nuza ufite akantu rwose nukuri kw'Imana franc uzayarya pe ariko can you imagine 250 ayo ni hari abo baca 300 biterwa n'ibyo ushaka gusuka. Ikintu cya gatatu wakiga guteka hoteleri hano guteka umva hano ikintu cyitwa guteka kirahaba pe especially none ibiryo by'iwacu muri Afrika ibyo by'iwacu muri Afrika iyo uzi kubiteka neza ibintu bigenda neza pe urinjiza ubona cyitwa amafaranga hano ibiryo birahenze hano ibiryo birahenze ushobora kugenda kugura imyumbati 3 4 yo wareba facture baguhaye ukavuga se nguzi iki kandi hano ikintu cyitwa akaboga ikintu cyitwa kanyama agakoko ikintu cyose cyari cyose kiva ku kantu kitwa hano barakirya pe ubwo rero uzi kugafiritiza neza ukamenya gukaranga neza my dear icara wirira amafaranga iga guteka iga umwuga mbese muri make uwo nabo wagufasha ugeze ahangaha ari ibintu undi byagufasha iyo nitekeye ahangaha kwa koko kwiga guteka nanjye naje nkazi ntarakize ndateka yo ugasanga abazungu bashukuye bahumuriwe bamwe basaba bati please can I come in ngwino kose nta kibazo wacu aragenda rero my dear iga guteka bizagufasha nabyo. Undi mwuga wakwiga wa kane niba ugiye kuza muri Amerika shaka uburyo wihugura mu bijyanye no gutwara imodoka. Shaka uburyo wakihugura mu bijyanye no gutwara imodoka. Nibyo nugera ahangaha uzongera wiki kubera hano imihanda yaho itandukanye n'iyiwacu. Hano bafite za highway, bafite imihanda igiye ari minini kandi hano bagenda bihuta.
ariko byibuze iyo uje ufite akanosyo ko gutwara ukabuzi ngo guhaguruka ni gutya guparkinga ni gutya ntago bikurushya nka wa wundi utarigeze wiga akantu na kamwe. Ibyo nabyo bizagufasha nuzubiza kuko nugira ngaho uzatangira yego kubera natwe wacu dukora provisoire na hano barayikorera, ariko hano ikintu bitandukanye. Twebwe iyo dufite provisoire ntago wemerewe gutwara imodoka, ariko hano iyo wakoze provisoire iyo wayikoreye warayitsindiye uyifite wemerewe gutwara, ariko ku ruhande rwa hakaba hari umuntu bizobereyemo byibuze umaze imyaka nk'ibiri gutya 5, ndumva 2-5 gutyo, azi gutwara prito, azi gutwara nyine akakugira uruhande, ntabwo akijyana wenyine. Ariko nko ku kazi wajyayo muri kumwe, hari n'ababikora batanari kumwe, ariko yose yo mategeko nuko muba muri kumwe. Ariko namwe hari bitaki ubu ndaba nakerewe ku kazi numva ibintu biri emergency biri ngombwa ariko nihuta nkavuga ndategereza umugabo aze wenda mbona nahita ntwara pe. Hari abo bihira nyine nta nubwo hano uzi, by the way, hano nta nubwo bagira ngo polisi ngo zirahagarika cyane ni ukuri kw'Imana. Ushobora kugenda ukamara hafi amezi 5 nta polisi uraguhagarika. Ndabafite abashuti banjye twavanye muri Afrika, umwe muri twe aratwara noneho we nta na perime yahanagira, nta yaje yizi ibyo mu Rwanda ariko aritwara akajya ku kazi. Urumva bo baraje bashaka uburyo vuba bagira vuba bahita bajya mu kazi koze. Ngiye nari mfite umwana, ariko bamwe mu twazanye bo umwe wiwe yari mukuru, undi yaradarana twita, ubu ngubu nibwo yenda kuzabyara, ariko umva ajya mu kazi atwaye. Nambwiye sha igihe bazagufata bazakwica, basha hapfu wavutse. Ikintu cyatse kuvuga nuko wenda banjye ducisha mu tuntu tw'udustori twiganirire. Iga imodoka uzi ufite akanosyo bizakorohera kubasha gutsinda hano ntago bagigira ngo bakazi ibintu. Ufite provisoire uratwara mu muhanda n'ukuri w'Imana, ugatwara everywhere, ugatwara kuba we waragiye mu kizami cya provisoire ukagitsinda. Kandi kuri machine ntago ari ugutwara, bakora bisanzwe nkuko natwe dukora. Ukora kuri machine watsinda amanota runaka baba baragennye, ugafata provisoire yawe. Noneho ikintu bigufasha wa wundi ro muri kumwe usanzwe utwara, agufasha kwihugura, kakumenyesha gutwara mu mihanda nyine kujya igihe n'ikijya cyo gukora perme ntibizakuvune. Icyo nacyo wakiga byagufasha kugera ahangaha ufite akanosyo, ubundi ukajya gutwara amakamyo my dear, ukarya ikitwa amafaranga. Abantu hano batwara ibikamyo barahembwa, bakorera ikitwa ifaranga ririmena, ifaranga riba ryimena. Hanyuma rero ndumva muri ibyo byose wumva nta kindi wumva ushaka gukora. Ubu ugeze ahangaha hari utuzi tuba tutoroshye tuba dukomeye two gufasha abakecuru bashaje, two gufasha abana bafite ibibazo nyine bigiye bitandukanye by'ubuzima. Ibyo nabyo birahemba. Ubwo ugeze hano ukora short courses, hanyuma muri gukora short courses ukagira gute, bakaguha agafaranga gatubutse kabisa. Ariko nawe uba wavunitse urabyumva. Niba ugiye gukora umukecuru ushaje, hari ibintu bimwe na bimwe batibuka, hari ibintu bimwe na bimwe badashaka gukora, hari ibintu abakeneye ko nyine ubwonko muba muri kumwe. Murabizi hari igihe abantu bashaje nyine nabo biba bitoroshye. Ariko ikintu cyo nakubwira, shaka umwuga wiga bizagufasha hano. Nani bajye kubabwira undi mwuga nawo mwiza, kwiga kudoda. Wize kudoda hanga rwose wabuyoboye. Kudoda barinjiza. Ntabwo tugira abantu benshi badoda. Nukuri kwima abenshi hari ababifite amashini yabo nk'abana bazungu ba kera b'abakecuru baba bafite mashine zabo, kwa mashine zabo ni electronic, bakidodera nyine. Ariko uzi ikintu cyitwa kudoda hano wayobora. Njya numva ngewe ninze ejo bundi mu Rwanda nzafata nanjye kwabwira igihe nzamara nzafata nk'umwanya niga akantu gatoya, noneho nze nta muntu nkira njye mva ku kazi nongere njye no mu kandi, ubundi ngenza dusangira amafaranga, sibyo? Nze dusangira amafaranga. Hanyuma rero guys, uyu munsi nagira ngo tugane